guys mumeze mute turizera ko mumeze neza abakunzi ba Imanzi Media TV, turizera ko mumeze neza aho muri hose ndetse n'ibyo murimo byose. Mwumva ni Manzi the creator kuri mikoro za Imanzi Media TV. Gahunda ni yindi ni ugusesengura cyangwa kwanariza bimwe mu bigenda bivugwa hano muri showbiz yo mu Rwanda, dore ko muri iyi minsi ibintu bitoroshye, aho bamwe mu ba bloggers cyangwa mu celebrity cyangwa aba star bo muri showbiz hano mu Rwanda bari kugenda badacana waka, bari kugenda baterana amagambo atari meza. Bamwe nabo gasanga ku mbuga nkoranyambaga bari kwibasira bagenzi babo, babataranga babashira ku karubanda, bagenda babavugaho ibintu bitari byiza, ndetse rimwe na rimwe gasanga harimo abagenda bavuga imvugo nyandagazi, imvugo zitari sawa, imvugo zigaragara nkaho ari z'umuntu udafite mu mutwe, imvugo zigaragaza ubumayibobo, ubumari, imvugo z'abana bo muhanda. Kabusanga rero ibi bintu biri kugenda bidindiza uruganda rwa showbiz cyangwa entertainment hano mu Rwanda. Aho nkivuga ibyo ngibyo mushobora guhita mwumva mutisabo ni bande na bande. Urugero nabaha nk'uyu Jessica Kasuku Media TV, muramuzi Jessica uriya mu diaspora uba hanze, murabizi amagambo avuga n'uwenda ibyo abakora ntabwo twabitindaho, I don't know, nta ndi bitinda cyangwa mbivugeho, ariko cyane amagambo akoresha yonyine niyo ndi burebeho. Niyo waba ubwira umuntu wenda wakoze ikosa runaka cyangwa icyaha runaka, wamubwira mu buryo bwiyubashye bw'ikinyabupfura kugira nawe akurebere, habone ko nawe warezwe, ufite imico myiza, imyifatire, ufite imivugire mizima. Ariko kubwira umuntu umuhana umukosora agakoresha imvugo nyandagazi cyane ziganjemo imyanya y'ibanga y'ababyeyi, cyane baba mama, ntabwo biba ari sawa rero. Kandi akaba ari ibintu uri busharinga mu magroup, ibintu bishire kuri internet, kuri social media, abantu bose babibona. Mpamya ko hari ukuntu bigenda byangiriza abana bakiri bato, dore ko urubyiruko byagaragaye ko aribwo rukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Rero iyo babonye umuntu nk'umustar arimo aravuga ibitutsi bishize iby'isoni, ibitutsi kuri ba nyina, ibitutsi ku myanya y'ibanga ya ba nyina, y'ababyeyi bamwe na bamwe, abo bana mpamya ko nabo hari igihe babigenderaho bakazakura ari abana bafite imvugo itari sawa, imvugo nyandagazi. Rero nta ndi butinde ku bintu byinshi. Ubu rero ikinzanye impamvu yo gukora iki kiganiro, ni intambara cyangwa ni conflict, cyangwa reka tubyite ni intambara iri hagati y'abanyarwenya bari kuzamuka hano mu Rwanda, bamenyerewe hano mu Rwanda, barazwi, ndumva abantu bose babazi ko bakenda bazamuka neza, babyitwaramo neza. Ni abanyarwenya Burikantu na Buringuni. Ni intambara hagati ya Burikantu na Buringuni, cyane Burikantu, dore ko Buringuni we atagiye avugwa cyane. Ni intambara hagati ya Burikantu n'umubloga cyangwa n'umuntu tuzi ku mbuga nkoranyambaga wari we bita Kasuku Media TV cyangwa Jessica. Iyi ntambara murayizi mwese uko byatangiye, aho bagiye baterana amagambo bamwe na bamwe hagati ya Burikantu na Jessica. Ariko se mwakibaza ngo ibi byatangiye gute, byagenze ute, bigeze hano gute, ku buryo ibintu bigeze ahantu habi, dore ko ibintu ubu byamaze kugera ahantu habi, dore ko noneho mu kanya mbonye uyu munyarwenya Burikantu na Buringuni. Uyu munyarwenya Burikantu yakoze ikiganiro ari kurira, ari gutamarira. Murumva ko ibintu bitoroshye, kubera ko Jessica hari ibintu bitari byiza yamuvuzeho, turabigarukaho muri iyi nkuru yacu. Rero ikintu kituzanye no gucukumbura byimbitse, kwanariza tukareba ibintu byatewe n'iki, byatangiye ute, bigeze he, ese niye advices cyangwa nize nama twaha aba bantu, ni ubuhe buryo bakoresheje imbuga nkoranyambaga, nta numwe muri bo ubangamiye undi, nta mustari umwe ubangamiye undi, aho yifashishije imbuga nkoranyambaga nta byo gukora ikiganiro yibasira umuntu umwe runaka, amutuka, amuharabika. So ibindi tugenda tubivuga mu kiganiro, tugenda dutanga n'inama, ariko reka dutangire turebe. Rero story ya Burikantu na Buringuni hamwe n'umubloga Jessica cyangwa Kasuku Media TV, nyiri Kasuku, hamwe na Dumba na muramuzi hano ku mbuga nkoranyambaga. Iyo conflict cyangwa ayo makimbirane cyangwa
iryo shyamba cyangwa iyo ntambara yatangiye. Ubwo uyu Burikantu ntabwo ndi buhere wenda kera bataramenyekana ngo ubona Kasuku wenda bapfuye iki, dore ko mu kiganiro akoze uyu munsi wa none yavuze ko yigeze gutanga 10,000 ari abakene batarazamuka kera. Kasuku yarya ntiyagira icyabafasha, ariko ibyo ntabwo bitinde. Ariko ndatangira ejo bundi uyu muriro w'intambara ugitangira. Byatangiye rero aho uyu Jessica cyangwa Kasuku Media TV yari ari gukora na live, sinzi ngo ni Instagram cyangwa TikTok, ariko I think ni Instagram, aho yari ari kuri live Kasuku na Dumba bakoze live, aho bageraga kuri topic runaka bakavuga kuri aba bahungu bari kuzamuka ari bo Burikantu na Buringuni. Then uyu Dumba akabaza Jessica ati ese uzi abanyabwenya abana bato bari kuzamuka ari bo Burikantu na Buringuni? Jessica mu gusubiza yarasubije ngo Jessica cyangwa nyiri Kasuku bamwita Kasuku. kiriya gitego umutanga hari n'ukuntu gishaka gutwika cyane, uzacunge neza ukuntu kimeze, gifite confidence ziri over, kandi twebwe ukuntu dukora urabizi muri showbiz yacu ukuntu dukora, iyo utangiye kugira confidence ziri nyinshi cyane turagucubya ukiguma. Ubwo yashaka kugaragaza ko izi social media ari mu baziyoboye, nta muntu abishaka umuntu yamumanura hasi ko hari umurongo ntarengwa. Ubwo yavuga ba Burikantu Buringuni ko dore ko ngo baba bafite over confidence, then avuga ati mugende gake. Noneho Dumba yongera amubaza ati Kasuku se abantu babona ute? Nibwo Kasuku yavuga ati harango harimo kimwe ngo kimeze gutya, yavuga kuri Burikantu. Dore ko Kasuku muramuza amagambo akoresha ku mbuga nkoranyambaga, ni amagambo nyandagazi. Ngiye nta muntu ndi bubere cyangwa mvuge ngo uyu ndi kumuvuga neza, ariko ndavuga ibintu biri real, kandi ngiye ndagerageza kugira ngo ntatukana, kuko ngewe gutukana ku mbuga nkoranyambaga buriya nacyo ni icyaha. Nuko batarahanwa aba bantu baba bagenda bavuga amagambo atari sawa, ariko ni icyaha gihanwa n'amategeko, kandi tukadusabana n'ubuyobozi bwacu kuba bwazareba uburyo bushyiraho abantu bashinzwe discipline cyangwa bukontorora imyitwarire y'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, kuko bigeze kure imyitwarire y'abantu baba ku mbuga nkoranyambaga. Aba bantu b'abasitari tuzi imaze kuba mibi. So nuvuga ngo rero bavuze gutyo, bisa nkaho ba Burikantu Buringuni babavuze nabi, ko bashaka gutwika bavuga nabi ati bamwe bafite Burikantu bafite urutwe rumeze samuhawe iki. Then ibi bintu Burikantu Buringuni byarabababaje, nabo baza kuri social media babigira gute, bariregura. Dore ko nabo bibasira abasitari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nubwo batukana ariko bo ntabwo batukana cyane kugera ku rugero rw'uyu Kasuku cyangwa Jessica, ariko bibasira abasitari rimwe na rimwe kandi bavuga ibintu bitari sawa. Rimwe na rimwe usanga ari nko harimo no gutukana biringaniye, ariko nabo baratukana. So rero baraje bibasira uyu Jessica cyane cyane, bibasira uyu Dumba, bafata ama effect, bafata ari guseka babigiranye n'inkoko. Umva ko nabyo ntabwo bari sawa, bijyanye n'inkoko. Ubwo nyine bari kumusubiza, then bivaho. Hanyuma bibasira Kasuku nawe I don't know, sinzi ibyo bamuvuze, ariko amavideo amwe namwe mfite ndagenda mbereka. Hanyuma rero uyu bita uyu Kasuku rero bagitangira kumwibasira, rero bamwibasiye, hari ibyo bamuvuzeho. Then nawe abantu bamubaza ati ese wabonye bana ba Burikantu Buringuni ibyo babakoreye, wabonye ibyo bagukoreye? Jessica rero nawe mu gusubiza yarasubije ati ngo nabonye abantu bambaza ngo Burikantu Buringuni n'ibiki, ariko ati ngo njyewe nta mwanya mfite wo gutakaza kuri aba bana bameze gutya. Ndi gusubiramo amagambo yavuze, murareba muri video ndi bubahe ko ntabwo nasubira muri amagambo nyandagazi. Then naba mbaye nkabo. Then ubwo rero Burikantu na Buringuni nibwo Jessica avuga ati bariya birabyana gutya, ati njyewe ahubwo birani ibigoryi ngo bimeze gutya na gutya, ati njyewe ahubwo nzashaka abanyina mbarongore, noneho ngo nzababyaze ngo abana beza ngo bameze nkanjye. Imagine umuntu w'umugabo wanga azashaka nyina w'umwana already uzanye umubyeyi
mu bintu atazi, mu bintu by'izo mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi cyane mwaje kunyohereza n'ibindi byana ngo byantwitse, ndagira ngo mbabwire ko nkuko nanabisezeranyije Dumba, ndamubwira niba ari abana ngomba gushaka abanyina nkabacumita nkabatera amada bakabyara abana bafite ubwenge, abana bafite umudigi nk'uyu wanjye, mbese cyane ubona ukabona gifite itoto. Njye ntabwo nabona umwanya wo kwirirwa mvuga kuri izi nzererezi zimayibobo. Reba nk'iki cy'urusura rumeze nk'urw'icyugu, ntabwo nshobora kuvuga ni imisere banyabe na gato, birashaka attention yangira ngo tugiye kumushingura Kasuku, tugiye kumushingura tumuhambe, nitumara kumuhamba misa. Baramushinguye koko, bakurikirana bamushingura, baramuhamba. Kirana nne ubwo kumushingura nko kumuvuga magambo atari sawa, baramushingura. Then umuhango wo gusoma misa wabereye ngo kwa Padiri Buridirias. Nawe uyu nguyu ni umubloga, ni inshuti ya Burikantu buri nguni, ukora ibintu by'urwenya ariko yigana abapadiri, avuga ibyo muri showbiz ariko agendeshe muri context ya misa y'abapadiri n'abasenyeri. Then ngo misa rero Kasuku Burikantu agiye kubaga nta kinya kumbuga nkoranyambaga. Nyabuna ni mutabare nyir'umudege, ubu ngubu nibereye rusarongeye kumutabara. Yirirwa besha ko ari umwami w'abagore, ariko urebye uburyo atumbye mushobora kugira ngo ahubwo ni brand ambassador w'ibipurizo. Nabanje kumwubaha kuko namubonanaga amabere n'inda yakuze aho ngaho. Rero Kasuku ibi byakomeje kugenda bimubabaza, kugenda bamuharabika ku mbuga nkoranyambaga. Nawe kandi muramuzi ko atajya pfana n'amagambo yiwe akomeye y'imvugo nyandagazi, nta muntu ujya umuhangara, nkuko yavuze ko nta muntu ugenga umurongo w'umutuku. Then after aba bamaze gukora izi misa, nibwo Kasuku nawe yarakaye kuri stati yiwe. Murabibona ndibuze kubishiraho kuri stati yiwe, nibwo yaje gushiraho stati yiwe agereranya uyu Burikantu, afata Burikantu amuhuza n'ifoto y'interahamwe cyangwa umwicanyi karundura wamaze abantu muri Kongo, umuntu wasize akoze amahano, wasize akoze jenoside mu Rwanda, wasize akoze amahano mu Rwanda mu gihe cya jenoside, umuntu w'interahamwe uba muri Kongo. Amushira andikaho amagambo ati uyu nguyu ngo njya numva abantu bavuga ngo kuyunga ari papa ngo wa Burikantu. Murabisoma, ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, murabisoma ko ndabibashiriraho. Ati uyu nguyu ngo biragaragara ngo abantu bavuze ngo ari papa wa Burikantu, ariko ngo biranagaragara nk'ikije uriya mwana ko yitwara n'amagambo avuga koko birasa, bishobora kuba ari papa wiwe. Ibi byagaragazaga, yabivugaga ahamya ko uwo mwicanyi ari papa wa Burikantu. Then Burikantu nawe ibi byamukomerekeje cyane, uzi kuvuga ko papa wari umwicanyi kandi atari nawe banakubeshyera. Rero byamukomerekeje cyane, arababara. Nawe agaruka ku mbuga nkoranyambaga aramusubiza, nabyo ibiganiro mwagiye mubireba, aramusubiza. Amaze kumusubiza yaje ahakana ibyo bintu, avuga ko atari se, avuga n'uburyo Kisuku zamubabaje, afata umwicanyi akamwita se. Kandi Burikantu mu by'ukuri afite ababyeyi bose bahari mu Rwanda bameze neza, badafite ikibazo, nta n'icyaha bigeze bakora. Ibi rero biramubabaza, aribwo yagendaga amusubiza avuga ati ndakuziye, nanjye ndaje ibyo mbishire hanze, ibyo yashyize hanze ku masatiye, kuko ngenda umuntu ukurikirana Burikantu buri nguni, mfite namba zaba ya Instagram, WhatsApp na phone number ya postinze, ndabibona ndagenda mbishiraho, avuga ati ndaje nkwibasire, hari uburyo wamushize hanze, nabyo ndibubahereze mu birebe. Then after uyu Burikantu, nitwa Burikantu, wamenye wese yamenye nitwa Burikantu. Aka kanya nje hano kuvuga ku ifoto wita Jeskiza wa mipangu Kambare J yafashe agashyira kuri social media, afata umusirikare wamaze abantu benshi cyane, yarangiza akamwita papa. Ndababwiye ko je mfite ababyeyi bakiriho, nta mubyeyi wapfuye ngira. Mwumva abantu mukurikira Kasuku ko namwe hari igihe azabayobya ntimubimenye. Banyarwanda, ibaze nk'umuntu ufata umuntu wamaze abantu w'interahamwe akamwita data kugira ngo anyicire izina. Mubanze mumenye abantu duhanganye mw'iyi game, mubanze mumenye ibintu bakora kugira ngo bazimye umuntu wari umuhanzi, kandi babona batamuzimya kuko ntaho bazahurira nabo, bagashaka uburyo bamushyira mu munyururu. Aka kanya iyo mba ntari umuntu wirwanira ufite ahantu mvugira, mba ndi mu munyururu mfite ibintu ndi gusobanura. Ese uvuga yuko uzanzimya nibi washaka gukoresha wa mudage, gufata abantu bisha abantu babamaze ukabita ababyeyi banje kugira ngo njyanisha abanyarwanda?
njera niba utangiye kumfata ukanshyira mu nyangarwanda umenye ko ndi kanyarwanda wuzuye nge nkunda u Rwanda wa mudage nje ndishinganisha kuri leta suku nje banzinja kandi sinzakubamira badman sinzakubamira so utavuga iby'ababyeyi bacu bashyiraho ibintu by'ibyashabitanari ugire ngo ibyambere wawe wirirwa muri Arizona ngewe nabiyobewe twaza tugashyira umuceri hasi niba utangiye kwinjira muri famille unabeshya none nkazana ibya oje nta mwanya mfite wo kuvuga ubusobanuro bwuzuye k'uyu Jay kuko nje hano kuri Instagram ntibyajyaho ubwo nyine abandi turahurira kuri YouTube ariko mubireba aramusubiza amaze kumusubiza ahakana yaje ahakana ibyo bintu avuga ko atari se avuga n'uburyo Jessica yamubabaje amugira afata umwicanya akamwita se kandi Burikantu mu by'ukuri afite ababyeyi bose bahari mu Rwanda bameze neza badafite ikibazo nta n'icyaha bigeze bakora ibiro biramubabaza aribwo yagendaga amusubiza avuga ati ndakuziye nanjye ndaje ibyo mbishire hanze ibyo yashyize hanze ku masatiye kuko ngenda umuntu ukurikirana Burikantu ngo mfite namba zaba ya Instagram WhatsApp na phone number ya postinze ndabibona ndagenda mbishiraho avuga ati ndaje nkwibasire hari uburyo wamushize hanze nabyo ndibahereze mu birere then after uyu Burikantu na Buringoni rero bararakara rero basubiza Jessica ariko ntabwo byaheregarukiye aho ngaho Burikantu byakomeje kumubabaza aho byagezaho akatanga umwitangirizwa cyangwa akishinganisha kugira atazagira ikibazo ahura nacyo ndetse bigera naho muri iki gitondo ahubwo nabonye yakoze ikiganiro kiri live Burikantu Buringoni bakoze ikiganiro kiri live hamwe n'undi mu bloggers cyangwa umuntu umustar uzwi mu myidagaduro mu Rwanda ariwe Godfather basobanura Burikantu from A to Z uko byatangiye naho n'ukuntu byagenze kuya bigende gutyo then ibintu naho bigeze umuhungu yakoze ikiganiro arira umva ko bitoroshye rero basore bandi mukoresha imbuga nkoranyambaga mujye mugerageza ibiganiro mukora ibintu b'ikinyabupfura nta kwibasira umuntu mu buryo mwe cyangwa ubundi cyangwa mutuka kuko hari igihe uha kwibasira umuntu kandi umuntu we noneho aba ku mihanda yaranayibayeho avuga nabi nko kwibasira uraje Jessica mubona kandi muza amagambo agenda avuga nyandagazi akomeye sinzi niba mwamushobora rero niyo mpamvu yabasubije ugasanga kugenda gukomeretsa ashyiramo ibyo bintu bitari sawa so bisaba kugira ngo ukontorore ibyo uvuga umusitari ugiye kwibasira umuvugeho mu buryo runaka ariko nukwihangana bizagenda bimera neza Burikantu ihangana ariko namwe mugeze kure mubibasira mubataranga mubashira ku karubanda niyo mpamvu nabo bagusubije ariko nta ruhande namwe ndiho ubwo ndakeka ko wenda mu minsi iraze inzego zibishinzwe ziri bukore uko zigomba kubikora ubundi buri wese mwese bakareba uko ikibazo ko kimeze bakagikemura so ntundi bivuga ibintu byinshi ibiganiro ndabisigamo hano ikiganiro Burikantu Buringoni bakoranye na Godfather bari live mu cyumbe nk'ukuntu bimeze umenye imva n'imvano y'amakimbirane hagati ya Burikantu ndetse n'umustar umenyero cyane ku mbuga nkoranyambaga ari we Jessica wa mipango cyangwa Kasuku Media TV hari indi nkuru rero Burikantu yapostinze kuri sati yavuga ko uyu Jessica ngo ari umukongomani nabyo simbiza ariko ndabishaka kuri sati mu birebe ngo akaba rero akoresha sinzi ibyo akoresha kugira ngo ateze umwijyane mu bantu I don't know ibyo ntundi bitindeho ariko nuko bimeze hari n'indi statue nabonye avuga ko Jessica hari muri Arizona ngo yigeze gufungwa afite arrested record nabyo simbiziho ariko nabyo ndabishira mu rebe yo statue gusa nuko bimeze ndakeka ko umuntu wese uri bwumva ikiganiro ari busobanukirwe iby'amakimbirane hagati ya Burikantu na Jessica murakoze cyane turabakunda njyewe cyambere ndi Manze the creator njyewe ndi CEO wa Manze Media TV nta kindi gusana gukora share like comment kuri ibiganiro byacu ya ugende uduteza imbere ndetse ugende unadufasha kugira ngo ube stay in touch umenye amakuru agiye atandukanye hano mu Rwanda murakoze cyane kudukurikirana turabakunda iwacu mu Rwanda ibane namwe so nkaba ndi umunyarwenya ushobora kuba urumazemo igihe kitari kirekire ariko nanone uzamuye umutwe nko mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa umwe so nkiri kurwana n'ibintu byerekeranye nyine no kwiyubaka uyu muniga ngo ni Kasuku mani muze kunyihanganira nyine uyu muniga nyine ngo ni Kasuku yari ari mu bantu nyine nshobora kuba
narabonaga nk'abantu badanje nyine nakubufasha ngewe nyine ndimo ndarwana nabyo. So ubwo ngubwo twabaga turi guhamagara abantu benshi cyane nyine tubabwira ngo badufashe nyine turebe ko twakwiyubaka, tuza gutelefona Kasuku. So mu gutelefona Kasuku twaramubwiye ati twebwe dukora urwenya tuba Kabuye, icyo gihe twabaga Kabuye ku ruganda rw'isukari. Ubwo turangije turamubwira ati wowe sinzi niba waduha interview, ubwo yari afite yitwa Kasuku Media yari imeze neza. Ubwo turamubwira ati wowe ngwino dufashe. So muniga ntiyatugoye, yateze imodoka ye, arangije fashe imodoka icyo gihe yazanye n'umunyamakuru bita Robert Makena akora kuri RBA. So bicara ahantu banywa inzoga nyinshi byatari, icyo gihe ndabyibuka ni nanjye wazishyuye. So aradukoresha ikiganiro cy'amabwa agitereka kuri YouTube ye, sinzi niba kikinariho. So ubwo ngubwo akishoje turavuga ati tumuntu muniga nta kintu atubajije, tugiye kumva twumva aratubwiye ngo dore naje kubareba, ngo none niba naje kubareba ngo ngewe ngo nimumfashe, ngo nako ngo nimumpe ngagatike ngo ngure ka essence. Shaman mu bukene twari dufite twari koko, ubwo twabaga turi abantu batatu mani, tuba nko mu icyumba kimwe mani, turi nk'abantu nka batatu mani, turi gukora tumuye 10,000 mani, mu buzima bwadanje bubabaje. Tuvuga ati ibyo ntaribi, n'ubundi ngo ibi bintu nyine ngo bisaba imbaraga zatari ngo bishoramo agatuza kenshi cyane. So sinzi ukuntu nyine namaze kubona nshoye umutwe, nzamuye umutwe. Noneho sinzi umunyamakuru wigeze kumbaza ikibazo, nkarambaza ati se mw'uru rugendo rwawe niba Taremi ashobora kuba ari nk'umuntu wari ukimbajije ndi kuri live ya Instagram cyangwa TikTok hafi aho ngaho, ati se mw'uru rugendo rwawe rwo kuba warwana n'ubwamamare na komedi nuwe muntu ushimira? Shange navuze ati nge nta muntu n'umwe nshimira, ibyo ngomba kuba naragezeho jewe narwanye nabyo mpaka mbigezeho. Ubwo ngubwo sinzi uwazamuye ngo Kasuku, urabizi abantu baba bashaka kuhashya batama abantu gutya, batamo nyine bajya ngo wumve ukuntu nyine wisubiriza nyine abantu ba showbiz namwe murabazi. So nge ndamubwira ati nge Kasuku ngewe buriya nubwo mubona kuri nawe yanyatse amafaranga, nubwo yaje ntiyaje kuko akunze game, nge yanyatse amafaranga. Ubwo ngubwo ibyo bintu yabitaye mu gutwi, guhera ubwo ngubwo atajya gufata ama screenshot akayashyira kuri ku mbuga zakoresha sinjya nzimenya, akavuga ngo man iki kintu ngo cy'urutwe runini ngo kino ngo gifite umutwe ngo umeze nk'umutanga, ibyo nta kintu bimbwiye kuko mfite umutwe munini nanjye ndabizi. Ako man akarenzaho amagambo ngo ngenga iki cyana ngo nzabanza ngo ujye gusura mere wacyo, ngo nindangiza ngo musambanye, ngo ikibazo ngo nuko ngo nasanze ngo mere wacyo ngo nawe ari mubi ngo sinakandaho. Nyine ni mwizo context ariko amagambo avuga nyine namwe murayazi. Gusa nje nyine ko nyine nje nkubite ko baravuga ngo niko showbiz ikorwa man, nje nkabyihangana nkavuga n'amagambo y'uyu muniga, nje nkayihanganira tu amagambo nkayihanganira, nkavuga ni bikancinyirize nje nkikorera akazi nkamwana n'ibintu byatuma ntacapa akazi kanjye. Ariko njyano byaje kumbabariza umuniga, ubwo nanjye ubwo niko nakora gutuntu twutume two kwidefanda nyine, nanjye Imana yangiriye mu abantu nka 2 cyangwa 3 baramenya, ajya kuri social media zanjye nkavuga ni ngewe umuntu ugenda akavuga ngo azarongora ngo mere ngo ngagasanga ni mubi, umuntu wirirwa higira avuga ngo abantu ngo iyo barenze umurongo utukura ngo muri showbiz ngo barabazimya ngo azamuzimya. Ubwo nanjye ibyo bintu yarabimbwiye, ndavuga ndi si man umuntu uhigira yuko azanzimya, ubundi ngewe umworoye mwiki. Ubwo nyine nanjye nk'umukomediye nazanye content nyita guhamba. Noneho mu kuyita guhamba navuga ni ngewe umuntu wese ungire mu nzira nikorera ibikorwa byanjye kugira ngo bigende neza,
nta n'umuntu njya mpamba nyine umuntu nakoraga yo content bita guhamba n'umuntu twabaga dufitanye ikibazo cya ariko muri rusange cyabaga ari cya showbiz kuko uwo muhungu ngo ni Kasuku akivuga ibyo ngibyo jewe nabaga mvuga ati ni showbiz na yarataranarengera ibyo bintu nta n'ikintu byari bintwaye kuko abamuzi ibintu avuga ntago byagutungura bivuze nyine ibyo bintu none ubwo ngubwo njyewe ndavuga nti ibi bintu njyewe numva birandenze byatari numva birandenze nikorera iyo content nyita guhamba nje kuva iyo content nayikora nayikoze ku bantu babiri wa mbere nayikozeho yari umuntu bita Kamaro n'umuntu bita Skytu n'undi mukobwa bagendanaga bita Jack uwo bwari ubwa kabiri nyikoze kwabo bantu uwa mbere nayikozeho yari Squeezer nabwo yanyatatse avuga ko ngazajya ngo mu rugo ahantu mba ngakarongora mere ngo nawe ngagasanga ni mubi ngakabivamo nyine ibintu nk'ibyo so ubwo ngubwo njyewe ndwana nabyo nkora iyo content ndayidropinga abantu batangira kuyigiraho ikibazo ariko bakayigiraho ikibazo n'ubundi ari abantu n'ubundi basanzwe tudafitanye umubano mwiza bakajya ahantu ngo kavuga ngo umuntu ngukoresha ngo ibintu ngo bita guhamba ngo kandi ngo mw'iki gihugu ngo ibintu byabaye ngo muri 94 ndababwira nti Imana je byaka mfite n'ibyo bintu abavuganye ntabyo nzi ibyo n'umuntu uzana ubwo bugoryi jewe mani uru ruganda mani ruri mw'imyanda urumva uru ruganda ruri mw'imyanda rurimo abantu bakora ibintu byose kugira ngo yo kuri point twihute turi ku kibazo cy'ibingibi byabaye ukaruhuka ariko nyine ufoka tugiye kuri Kasuku gusa hanyuma tugere kuri ibingibi byabaye ejo bundi twe dukora n'isi cyangwa twe duhaguruka so ubwo ngubwo umuhungu abaratangiye baravuga ngo ngwijanga amagambo ukoresha ngo nta kigenda ntabwo ni njyewe ndi umunyarwenya ibintu nkora n'ubundi ni content ejo nahimba n'ibindi nkuko nahimbye ibindi so umuhungu nawe yabitaye mu gutwi rero afata urufoto rw'umuntu ntazi njyewe ubundi simba nanabaza abo bantu pe niba n'ibintu ngendera kure ni biriya man afata umuntu man ntazi ngo wisha abantu man so amwejyanya n'ifoto yanjye aravuga ngo man ngo nkurikije ngo ukuntu ngo kino gihungu kirwa kivuga kuri social media ngo ntago bintunguye ngo kuba uyu nguyu ari se man narabibonye niba hari umunsi wa mbere njyewe nagize ubwoba mu buzima kuko ibyo bintu yabinkoreye man mfite toroma nabwo navuye muri riba ari ubwa mbere mvuye muri ribu man mfite toroma yadanje ariko kuko abantu baravuga ngo umuntu ugiye muri ribu ntagaruka noneho njye ubwo nari mvuye muri ribu kurangiza ikibazo cyanjye na Skype nkigera mu rugo neza gutya mbona umuniga yapostinze ifoto avuga ngo uyu muntu ngo ni data ngo uyu muntu ngo murebe ibyo avuga ngo n'ama content akora ngo uyu nguyu ngo ni data ngo mumurebe mumenye ngo sinzi ibintu yavuze njye naracanzwe byatari so njye ndibaza njyewe niba ndi umuntu ufite ababyeyi bariho kugeza na n'uyu munsi tuvugana banankunda njye nanubaha byatari ku buryo mbavuga nti njye ku ntambwe nateye muri uru ruganda cyangwa mw'ibintu bya showbiz ngiyo ntagira ababyeyi njye binanira i Kigali ngasubirayo bakambwira ati mwana wanjye subira mu mujyi wongera ubikore man arabafata man abakuraho man azana uruntu nazi man ntazana uruvuye man arwita pere man nonje nakwibuka uburyo umupera yirirwa ndwanaho nge nakwibuka uburyo umumere yirirwa ndwanaho man baramamagara barambwira ngese wageze i Kigali ngo ushaka abandi babyeyi ngo twebwe baratwanze man numva ubwo waburanyise ariko nje nkagumya nkabakaruma nyine nk'umuntu ubuzi by'ibi bintu nkamuga ni showbiz ariko nje mbabaye nje ndi kurwana n'abantu mbabaye noneho abantu bakambwira ati we genda urega umuntu noneho abandi bakambwira ngo uriya muniga ngo ntabwo ujya umurega ngo bifate ngo uriya muniga ngo ntabwo ujya umurega ngo bifate ngo iyo umureze ngo n'ubundi ngo basanga ngo ari umuntu utaba mu Rwanda ngo ibintu akora byose abikorera hanze y'igihugu ngo aza mu Rwanda akidegembye ariko ubwo hari umuntu wo muri ribu nabyandikiye ndamubwira nti njye ntago nshaka kurega umuntu pe njye ntago njye ibintu byo kurega na mbizi
nta nubwo nge mba mbyifuza nta n'umuntu mba nshaka kujyana mu mategeko. Ndavuga ni nubu ayo makuru ngewe ntabwo ndayabaza neza. Ndavuga ni se hari ukuntu ushobora kugenda wenda nko muri ribu ukaba bwatuye umuntu ngewe ntabwo nshaka ko mumurega cyangwa se mumufata, ariko mube mumuzi, mumurebe, mumumenye, ikibazo cyose cyambaho, ibintu byose amparabika mubimenye, ariko nyine mumuzi nyine nyine nibyo nashaka kubaza. Nabanje sinshaka kurega umuntu ngaze bamufunge kuko nanjye ntinya umunyururu, ariko ngewe nta ukuntu byagenda. Ariko nubwo nibwo nagiye kubona nyine niyo wanuka ngiye ku bwanjye ukanuka ku bwanjye ntacyo bitwaye pe, urumva, kuko no mu rwenya harabamo guserezanya, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko niba ufashe context y'urwenya, mugende murebe mu comment yose cyangwa mu bintu byose bibiganiro byacu, nta hamwe bigeze bavuga ati se uko mbona ngo ititire ngari mbi, kuko guhamana hari abantu benshi gose ushobora kuvuga ati ni ibintu bisanzwe, urumva. Ariko itajya kuyegekera ahandi hantu ku rundi ruhande, ibyo bigaragaza yuko hari ugamije ikindi kintu gitandukanye n'ibyo twebwe tugamije. Nk'uko twahimbye iyo content, ni nako twaje tuyereka, tuvuga ati niba batangiye kujyana muri ruhande, reka tubyite gukonjesha, turituriza. So rero abantu nk'umuntu nkuriya nta wundi muntu twajyana ikibazo wundi ku rundi ruhande rw'ibintu nk'ibyo ko twakoraga urwenya, twakora urwenya kuri uyu runaka, twakora kuri runaka, ngiyago nago difata nawe twamukozeho urwenya. Kuki se wataje ngahita avuga ngo bana ngo bankozeho urwenya, ngo reka noneho nanjye ngo gende ngo biti aya mazina n'ibiki byose. Ibya no guharabika, ibya naho bihuye no gutwika, hari ugutwika, hari niharabika, ni ibintu bitandukanye. Ikindi uwo mutipe uvuyeho aravuze ngo umutipe ngo niba yaraje ngo muri entertainment ngo yagombaga kuza afite agatuza ngo ko guhangana nabyo. Bro, nje mfite agatuza ko kwihanganira kuba mfite umubyeyi ngo ufite ngo wisha abantu. None mfite agatuza ko kuba nakwakira yuko ako gatuza ni nyabaki ushaka kunkiramo wowe ko ntakuzi. Ako gatuza ko kuba nakwakira ibi bintu nkavuga ngo reka njyame ngo ni entertainment ngo mfite agatuza ko kwirwa nakira amakora mbaza ngo uriya niso. Ariko ari kuguhamagara kuvuga ati umutwe w'umutanga ibiki wenda yasereze duserezagaho, byo ni byari ibintu bisanzwe. Hari bihari n'abatwita imbwa kandi babiryoshye, turanasekana n'umuntu turusha gukunda urwenya. Ariko ibintu byose yavuze rega nta kintu byari bimbwiye, navugaga ati ni Kasuku araho nta kinantwaye. Ariko we yararengereye kuko we yabwiye umuntu bita Dumba ngaba bana ngo batangiye kugira confidence ngo barakabya, ngo kandi ngo hari ukuntu twebwe ngiyo utangiye ngo kujya gutya ngo tugufata ngo tukagucisha make. Ndaceceka ndavuga ni as long as ngikora ibintu byanjye nta muntu ufite ubushobozi bwo kunzimya, ubwo nzazimywa n'Imana kuko mbamugane nta wanzanye mwibi bintu narizanye. Noneho rero uwo muvuno rero iyo manza niba yarabonye bidakunze atangira gufata abantu b'ababyeyi ntazi arabaremarema ashyira hari yabwira abanyarwanda. Bira nibigwi yarari kumvuga se. Ese nuko nguko yashatse kutwereka kazatuzimya, kazazimya umuntu. Ibindi nta kindi, ibindi byose wenda ku magambo niba ari agatuza ari kuvuga turagafite kuba twakihangana kuba umuntu yakubwira ngo numutanga ko ibintu bisekeje nanjye nkaba navuga ibindi gutyo nyine. Ariko nawe kiye turengera nta mubyeyi we twiye tuzana mu bintu, nta yewe ni we ku giti cye nyine, we ku giti cye. So rero sinzi ukuntu yari yafate ibintu by'umuntu ku giti cye twavuze akajya kubirikira aho ngaho, yasebye umuntu ku bindi tukabyihanganira ndetse n'abandi bose babyihanganira. Ariko sinzi ikintu kimutera confidence z'uko yafata umuntu akamuharabika mbene karakagene. Sinzi pe, ubwo nyine wenda na guverinoma iri kubyumva, ubwo sinzi nyine wenda izo mbaraga yishinyikirije zituma akora ibyo. Hari n'ibindi tudashaka kuvugira aha ngaha kuko exactly twebwe n'icyaduteye n'impungenge yashatse kudufungisha. Twagiranye ikibazo na Skaitu ngo yihangane ndabivuze, twagiranye ikibazo na Skaitu, twebwe twe na Skaitu turiyunga, aramuhamagara amwohereza iriya foto mwabonye. Buriya iriya foto yagiye hanze twe twamaze kubibona kare yuko ari kubipanga. Amwohereza iriya foto mwabonye, aramubwira ngo uyu mwana ni umwana w'interahamwe,
ibaze niba yavuze ngo aragushyingura ngo ubwo urumva ngo ari ibintu ngo byoroheje ngo mufungishe bro. Skype yatubereye imfura, araza aratubwira ngo dore reba message bamyohereje. Turavuga ati nawe reba abantu bita yuko ngari abarejande muri showbiz undore kunyine ubwenge bwabo, uburyo bashaka kuba bahirikira umuntu urusyo nk'urwo ngurwo ko abantu twitunze turi kugerageza kwishakira ubuzima ngo turebe yuko twakwiyubaka man. Akabwira umuntu ngo badufungishe ngo nzimanukira ngo kuwa gatanu, sinzi niba ari hagati yo kuwa gatanu no kuwa gatandatu, ngo nge nzarandinga Kigali ngo nzanywe n'aba bapeti ngo nta kindi kintu ngo kizaba kinzanye. Njyewe ndavuga ni njyewe ahangaha ni na opportunity mbonye. Urumva ibintu nkora ni showbiz, no mu magambo mvuga kenshi nta mutima mubu burimo, uwo mbabaje cyangwa uwambabaje ari n'igihe abenshi mbana nabavugishe nkavuga ati njyewe ngiye kukukonjesha wa muvandimwe we, ntubifate nk'ibintu byatari. None ubwo ngubwo nje nkibaza nkavuga ni nje no mu magambo mvuga erega hari abantu bagenda bakikurishamo amagambo bakagenda bakayegeranya n'ibyo bintu bitewe n'ibintu Kasuku amaze iminsi avuga. Nje ndajyanga mbabweti nje ikintu cya mbere nakora amagambo navuze ku muntu ntayakire neza, ahangaha niho nakira imbabazi. Cyo ni cyambere kimwe yuko no mu bintu navuze mu kanya kashize uwo mutipe amanutse azabishyiramo ibindi bintu yikosoza ibintu nazi. Ndavuga ni ahari aragiye mvuga ibintu njyewe niba mvuze ati ibyo bintu simbizi ngerega ngiye mfite imyaka 25 ibyo bintu ntabyo nzi. Urumva iyo mvuze ibyo bintu agashaka ko mbihatitire nyine ibyo bintu ntazi niyo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nibyo bintu ntazi none kugira ngo mbisure simbizi ndi mutoya. Urumva amakuru mba mfite ni amakuru baduha kuri radio, ni amakuru dusoma, ni amakuru igihugu kiba kigenda kiduha kitubwati bana bato mukora ibi murwanya abantu bababwira ibi mu gihugu bimeze neza, mubwira abantu ko igihugu kimeze neza. Ndetse niyo dukora urwenya nkarukora rimwe nkarukora kabiri, ni kimwe mu bintu bigaragaza yuko igihugu kimeze neza. Nkaryama nkerekana ndi mu birori, ni ikintu kigaragaza ko igihugu kimeze neza. Sinzi niba mu rwenya rwanjye niba ndukora rumeze kuri nta umuntu wese atabona yuko njyewe ndi free mu gihugu ku buryo yabyubakira avuga ko igihugu kiri free. So njyewe ndavuga ni mu bintu navuze umuntu utarabyumvishe neza, nje mba mfite contact akenshi nzishyira no munsi y'ikiganiro. Ubu ugomba kunyandikira ukambwira ati ngwino ukosora aka kantu, abantu baranyandikira cyangwa ukambwira ati aka kantu urakavuga hiki mbere yuko ujya gufata ibintu warangiza ukabyita indi sura. Uwo Kasuku kino nimero yanjye ayifite ko nabandi bantu yabaka nimero akayibona, yaramvugishije. Hari n'umunsi numwe mbere yuko ajya kuntwika kuriya yigeze ambwira ati ibi bintu bikosore nk'umuntu ukunda igihugu. Ariko we igihugu man fata ijambo ryari kuri amuvandimwe nje yarambabaje pe, yarambabaje. Ikindi ikintu navugaho ku bintu bye cyane no kuvuga ngo gutanga ikirego, njewe ikintu nakora nabizi ntago ino live yabura abantu babishinzwe. Nje ikintu nakora ni kimwe, nta muntu nigeze nshaka gufungisha kuko nanjye ntinya gufungwa. Na Skype njyana narapfukamye ubyumve ndavuga nti Skype mbabarira nje nikorera kugira ngo nibonere ibiceri kimwe yuko mbonye dukora ibintu bimwe. Urumva niba byarakubabaje ambwira ko bitanamubabaje Skype, ahubwo ari umugore we byababaje nyine kubera yuko nyine twari turi kumuvugira umugabo nabi. Of course abantu benshi ntabwo basobanukiye ibi bintu nkuko nanjye mbikora mu rugo bakampamagara ngo twabonye umwana ari kukubwira ngo urimbwa ese ntabwo byakwaje nkavuga ntibira nakazi naribe. Skype nawe ntabwo yigeze amininga kumfata nga njyane ku muriribo. Ni madamu we bitashimishije avuga ati ibi bintu niba koko byemewe genda ubibwiye ribu batandukanye ni making sure yuko mumeze neza. Ribu iratwunga tumera neza turigendera. Ariko abantu twamenye yuko ibi bintu bikomeye na ahantu Kasuku yafashe umwanzo akibyumva yuko ngo dufite ikibazo na Skype, akajya kumuhamagara aramweza nara ya mafoto. Wenda ukamubwira ati bari abana ntago bakosheje nk'umuntu uri kutwunga. Ariko wowe aravuga ngo bari abana ngo ni intera hamwe, akamwohereza amafoto nkariya ngo bafungishe ngo urumva ngo mwe bavuze kuriya ngo urumva ngo ntago ari ibintu byoroheje. Nawe witumva nyina sansa bashaka gukoramo ibintu bya Kasuku rwose turakwiyamye, twebwe twikundira igihugu tumeze neza.
even n'ibintu dukora birebwa n'abantu benshi babifite ikibazo na guverinoma bireba yavuga ati mwabana mwe mwenda ahangaha gutya na gutya ikadukosora nkuko twagiye tukaba turi kumwe na Skytu bakatwunga bikarangira. Rega rekana nabivuga ibintu nabigarukeho uriya muntu koko niba yaranabyaka bari umunyarwanda ese koko byo umwana wa harubaka kanya niba njyewe ndimo ndamwitakana pe no kumwitakana bakavuga bakamvana ibintu byatari. Hari igitabo nasomye cyuriya mu ministry baherutse gufunga urubyiruko amazina ye sindi buyavuga ngaha ikitwa ngo ni icyaha kuri bo ikimwaro kuri nge urumva uwo muntu icyo nari gistomye mbona ubuzima abapeti bafite ababyeyi babo bagize ibintu bakora muri jenoside bitameze neza habayemo ubwo nibwo buzima ashaka kunkururiramo. Ese ubwo uwo mwana ufite pere wenyine wakoze ibyo bintu akaba atangiye kumugaragaza nabi cyangwa ubwo arabona uwo mwana azavanze igihugu akaza mu Rwanda areba n'ukuntu abanyarwenya babyitiriye barimo barabyitakana byakaba ari ibintu njyewe man uriya muntu yatumye ngaragara nabi ku rwego rushimishije. Nyine nshobora kwitakana no muntu nyine nkamwitakana nk'inyamaswa yo kujugunya ku ruhande ariko at the end of the day ibyo byose yarabyaye. Umve niba nitakana umuntu gutya umwana uri hariya ari kumbona te nimo ndafata umubyeyi we nkajugunya kandi cyaha ari gatozi urumva nje nukumaking ibintu clear yuko birabina atari byo si data nuwanyumva navuga ko umuntu ndi kumujugunya gutya nje nta burenganzira afite bwo kujugunya umuntu urumva nuwanyuma mvuga turi asi data si ukubera ibyo yakoze kuko ibyo yaba yarakoze ni ku giti cye n'umwana uriya muntu ahari naze mu Rwanda tumeze neza urumva kumwitakana si uko ndi kuvuga ni umuntu mubi n'iki ibyo ngibyo bifite ababishinzwe ngicyo ndi kuvuga ni ukumparabika witwaje ibyo bintu uvuga ko umubyeyi wanjye yapfuye kandi ariho nje papa ariho ibindi byose njye ibyo byo kuvuga ngo